isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye aho yararyamye ameze nabi mu maboko yanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye. Namaze gusoma ubwo butumwa bwa Cosmos numva ndasaze noneho, kuko byari bimeze nko kunkubitaho umutwaro w'ibiro nk'amatoni 1000. Mu gihe numvaga ko nshobora kujya muri Eternity Jail nkahigira umupangu wo gucika neza, Cosmos we yaranshyizeho umutwaro w'ubuzima bwe, kuko yari yiyongereye ku mutwaro nari mfite ari we Desmeriti, ndetse na papa wa Vanessa ntakekaga ko akiri muzima, nubwo Cosmos we yarazi ko ntabyo nzi. Nuko ndebye Dorcas na Rufus mbona ibitekerezo byababanye byinshi cyane, bigaragara ko barimo gutekereza icyo gukora. Ako kanya mpita mbwira umusore wa Cosmos Ezeke ntitujye gushaka Lamari. Namaze kuvuga gutyo umusore wa Cosmos ambwira ambaza ahantu turamukura. Mubwira ko ari amakosa ye kuba yavuye kuri gereza adatahanye nawe, kuko iyo baza gutahana akamucika ari uko amaze kuhamenya nibyo byari kuba byiza. Ariko mubwira ko nawe ntamurenganya kuko atarazi ko biragenda gutyo, kandi Cosmos akaba atari yamubwiye ko gahunda zose zimeze. Ubwo nta kindi twakoze, twese tubaza umusore wa Cosmos inzira igana muri Eternity Jail. Atubwira ko ahazi kandi ari inzira imwe gusa uvuye mu mujyi wa Kent ugana mu mujyi wa Ternessa uherereye mu ntara ya Turiya. Bityo uva muri Kent uhita wambukiranya icyaro gihuza imijyi yombi uko ari 2, uwa Kent n'uwa Ternessa. Warenga umujyi wa Ternessa ugahita wambuka ikiraro kinini cyane cy'uruzi rwa Yorodani ukomereza mu ntara ya Yabisi yo muri Metrobet ifatanye n'amajyepfo ya Kentrone. Wamara kwambuka ikiraro cya Yorodani ugahita ufata ishyamba rinini cyane rya Turiya Forest, ubundi ugafata umuhanda uririmo ni wo wonyine ugana kuri Eternity Jail. Bivuze ko ushaka kumenya umuntu uturutse muri gereza ya Eternity Jail wajya mu nkengero z'uwo muhanda uturuka mu ishyamba. Umusore wa Cosmos yamaze kutubwira gutyo duhita twumva ko byanga byakunda tugiye muri Ternessa dushobora gufata imodoka Lamari atahamo. Urebeye ku gihe batahira n'isaha twari tugezeho, nuko tubanza kujya mu rugo twitegura. Umusore wa Cosmos atubwira ko ntabyo kwitegura afite bihari kuko ariteguye. Nuko njye na Dorcas na Rufus tugera mu rugo, dusanga Rita na Ferimini bashaka gusezera ngo batahe. Babwira ko bakwihangana bakarara bakazagenda ejo, kandi Rita nashakaga no kuganira nawe byimbitse baza kubyemera. Ubundi njya mu cyumba cyanjye nambara nk'umurara, Rufus nawe yambara uko na Dorcas ukwe. Ubundi tuva mu rugo dufata inzira. Kuri iyo nshuro tugenda kuri moto, kuko ntago twashakaga kugaragaza imodoka za company muri ibyo bintu tugiyemo. Ubwo twavuye muri Kent tuyoba umuhanda ujya muri Merine, ahubwo twambukiranya mu majyepfo. Moto tuzisaba kwihuta cyane nazo ziratubanira. Tuba tuguye mu mujyi wa Ternessa, duhita tuwambukiranya nta yindi nzira. Umujyi turawurenga tugera ku ruzi. Tumaze kwambuka ikiraro cya Yorodani dutangira kugera ku ishyamba. Umusore wa Cosmos atubwira ko twahagarara aho ngaho. Tumaze kwishyura abamotari mubaza niba tuhageze. Ambwira ko tutahageze ariko tutagombaga kwereka abamotari aho tugiye, bityo tugiye kugenda n'amaguru. Ni nako byagenze, twagiye n'amaguru uko turi 4, ariko tugenda twagabye amatsinda, ngendana na Dorcas nk'abantu barimo gutembera. Naho Rufus n'umusore wa Cosmos batugenda imbere nabo nk'abantu bafite gahunda zabo. Tugenda kugeza turenze inzira nyabagendwa, tugeraho imihanda igabaniriza. Umuhanda ukomeza ugana mu cyaro cya Santa, ukanatandukanya ishyamba rya Santa Forest n'ishyamba rya Turiya Forest ryitiriwe iyo ntara. Nuko duhagarara hagati na hagati y'iyo nzira igana mu ishyamba rya Turiya,
kugira ngo dutegereze, ariko amasaha atangira kwicuma ntangira kugira ubwoba ko Ramari yaducitse, kuko saa 1:50 zageze nta muntu uraturuka aho hantu. Mu kanya gato twumvise imodoka irimo igana aho turi. Umusore wa Cosmos atubwira ko aho haturuka ari kuri Eternity Jail, nuko imodoka tuyitsimba mu twatsi. Umusore afata agakayi arebaho ibintu ntazi imodoka itunyuzeho atubwira ko ari iya wadeni wa gereza. Mpita mbabwira ko twayikurikira. Umusore atubwira ko dushobora kuyikurikira akaduta, kandi twari tubonye harimo uyitwaye gusa ari we wadeni, bityo byaba byiza dutegereje aho ngaho tukareba ko nta bandi bantu baturuka kuri gereza, twababura tukaharara, ubundi abaza mu gitondo akaza kubabona tukamufata Ramari. Umusore yamaze kumbwira gutyo numva ibyo akora arabizi. Ndebana na Dorcas wari wiyemeje kuza aho ngaho, ntanazi niba ameze neza mu rutirigongo, ambwira ko nta kibazo. Na Rufus ambwira ko ari kumwe natwe. Ubundi dutegerereza aho ngaho. Nyuma y'iminota 20 tuza twumva hari abantu bari kugana aho turi baturuka aho imodoka yari yaturutse. N'ubundi umusore atubwira ko bari kuva muri Eternity Jail, kuko umuhanda wose ku manywa yari yawize neza, kuko nta matara yari ari muri iyo nzira. Twabonye amatoroshi, dutegereza ko bagera hari amatara yo ku muhanda aho amashyamba atangiriye, ubundi barahagera. Mu kuhagera umusore wa Cosmos atubwira ko ari Ramari na mugenzi we, bityo twagenda tukabasanga. Nta kindi twakoze, Dorcas yadusabye ko ibyo twabimuharira. Ahita agenda ava aho twari twitsimbye, ntibamubona. Mu kubageraho sinzi ibyo bavuganye, nabo ntibagira icyo bamutwara. Twagiye kubona tubona abasore Dorcas bakubise ingumi bagwa hasi. Mu gihe bashaka guhagarara ngo bamurwanye, twari twahageze kare turabafata, babwira ko nta kibi twifuza kubagirira, ahubwo twaganira. Umusore wa Cosmos yabanje kwibwira Ramari. Ramari atungurwa n'ukuntu ari kumubona aho ngaho, kandi ngo yamushakishije akamubura nyuma yo kugenda agiye kwitegura, ariko wadeni akabanza akabakoresha inama, bityo akaba yaragize ubwoba ko umusore yaburiye mu ishyamba. Umusore amubwira amusaba imbabazi ko ibyo yamubwiye byose yarari kumubeshya, bityo ansaba ko mwibwira n'icyo dushaka kuri bo, ubundi tukavugana. Nta kindi cyabaye, Ramari nahise mwegera ndamubwira nti mbanje kugusaba imbabazi z'uburyo tubegereye nk'aho tubateye, ariko nta yandi mahitamo twari dufite. Nkuko bibonye uyu musore mwari kumwe ku manywa uhise ubona ko yakubeshye, kuko nubwo agaragara nk'umunyametrobeti ariko ntabwo ari umunyametrobeti, ahubwo yari yaje kukuvugisha mu buryo bwo gushaka amakuru yimbitse kuri gereza yanyu. Kubw'amahirwe nsanga uri umuntu nari nkeneye cyane, kubera ko ndi chairman w'aba Lewis Company, nkaba nshaka kubohoza papa wawe Desmeriti wazanywe gufungirwa hano mu minsi yashize. Nkaba nkeneye ubufasha bwawe, kuko nzi neza ko nawe ukeneye ubwanjye, bigatuma mva muri Kenti kugira ngo dufatanye. Namaze kuvuga gutyo umusore aratungurwa cyane, ndetse kugira ngo abyemeze neza ahita afata telefone ye amurika mu maso. Ahita abona ko anzi kuko nari naramaze kumenyekana. Amaze kumurika mu maso ahita arebana na mugenzi we, baraseka cyane, bigaragara ko ibyo babonye bibarenze cyane. Nuko ambaza impamvu ndi kuvuga ko papa we amaze iminsi mike afungiwe muri Eternity Jail. Mubwira ko burya papa we atarafungiye muri iyo gereza kuva kera hose, kuko bamaze kumara umuryango we bahise bamurekura, ariko bamurekura yarataye ubwenge. Umuganga bakoranaga hamwitaho aba muzima, bongera kumufata mu minsi ishize mikeya, akaba ariyo mpamvu nje kumufata nanjye, kuko mukeneye mu bitaro byanjye. Umusore yarabyumvise aratungurwa cyane, maze ahita areba mugenzi we aravuga ati ubw'imbaraga zikomeye ziri hamwe natwe, ubu ngubu Wadeni Morutana aramenera hehe ko ndamwica. Nuko umusore musaba guhagurukana na mugenzi we tugataha, ubundi tukajya kureba ikintu twakora mu maboko mazima, kuko papa we Desmeriti afite igihugu cyacu ndetse n'abantu bose muri rusange mu biganza bye. Abumbuye umunwa we gatoya byamukomerana. Ubwo twese tuva aho ngaho, Dorcas agenda asaba Ramari imbabazi z'ingumi abakubise. Bamusubiza ko yatinda kubakubita bari kumwikubitira, kuko badakunda udukobwa tw'uturaya tugenda tubikururaho, nkuko yari atangiye abikora batazi ko ari indwanyi, kuko ingumi yabakubise nta mukobwa usanzwe uyikubita.
twageze ahaba moto turazitega tugaruka muri Kent ubundi tujya muri kampani. Mpita mbasaba ko baza mu biro byanjye akaba ariho tuganirira kuko mu rugo hari akavuyo k'abantu badakwiriye kumva ibyo turavuga. Twageze mu biro ndabicaza. Lamar wari ukiri gushidikanya areba ifoto yanjye imanitse ku gikuta ahita abyemera neza. Abanza kumbaza uburyo nabigenje kugira ngo ngere aho ngaho kuko amakuru menshi yagiye amucika akayumva igice kuko yabaga ari mu kazi. Mubwira muri make ariko mubwira ko atari umwanya wabyo. Mubaza ahantu Warden Morutan atuye arahatubwira ndetse atubwira ko hitegeye naho we na mugenzi we batuye bityo iki atari ikibazo. Twabajije niba hari umugabo mucyo uherutse kwinjira muri gereza. Lamar atubwira ko hari umugabo winjiye uwo munsi ku mugoroba ariko ameze nk'uwitanze kuko kigera kuri gereza bamuburiye bamubwira ko ashatse yava aho ngaho Warden atarahamusanga bagahita bamuburisha burundu. Ariko umugabo akomeza kwisaza avuga ko ashaka Warden Morutan. Yumva amugiriye impuhwe cyane aramwegera ahubwo aho kumuhunga umugabo aranamukubita. Amaze kumukubita Warden nibwo yahise asohoka muri gereza aje kureba ibintu ari kubonera kuri kamera za gereza. Umugabo ngo akibona Warden ahita amubwira ko azamwica. Warden ahita ategeka ko uwo mugabo bamufata bakamujyana hamwe n'abandi. Lamar akomeza atubwira ko uwo mugabo hari ibintu yakoze bikamutangaza cyane. Lamar tumubaza ibyo ari byo atubwira ko uwo mugabo ubwo Lamar yamufataga we na mugenzi we yabahereje udupapuro bombi twanditseho ngo Desmerit. Ariko Lamar agacanganyikirwa n'ukuntu uwo mugabo w'umusazi azi papa we. Lamar yamaze kuvuga gutyo mpita amenya ko nta wundi muntu witanze muri ubwo buryo uretse Cosmos. Lamar na mugenzi we tubabwira ko ari umugabo ugiye gushaka papa we muri gereza. Biramutungura cyane tubabaza niba bazi uko muri gereza imbere haba hameze. Lamar avuga ko ahazi cyane kubera ko iyo batacunze imbere aribwo baba bari inyuma. Twababajije niba bazadufasha gucikisha papa we ndetse na Salvatore, papa w'umugore wakoranaga na Desmerit. Lamar avuga ko aribo kubacikisha baba baracitse kera. Ikibazo gihari nawe ntabwo azi aho papa we aherereye. Bivuze ko ahantu hari umuntu utugereza tw'ibanga dufungiwemo abantu bakenewe cyane atazi aho duherereye. Mubwira ko naramuka afatanije na Cosmos bashobora kuzahabona. Mubaza icyo bisaba kugira ngo babafungurire ahantu hari amagereza y'ibanga. Ambwira ko ugomba kuba uri umunyabyaha ruharwa ari cyo azi gusa kugira ngo bahagufungire. Naho abasanzwe ariko bo bafunzwe by'amaherere babafungira mu gihiriri. Lamar twamubajije gahunda ya gereza yabo uko ibipanze. Arazitubwira zose kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Tumubaza igihe azagera muri gereza imbere. Atubwira ko baba batabizi nabo bibatungura mu gitondo akaba aribwo bababwira aho barakorera. Tumubaza niba yibuka isura ya Cosmos wamuhaye ako gapapuro. Atubwira ko atapfa kuyibagirwa. Nta kindi twakoze, twabwiye Lamar gahunda zose. Tumubwira kudushakira Cosmos gusa akamuha telefone tuvuganiraho ko ibisigaye Cosmos azabimenya naho Desmerit afungiye. Batubwira ko ibyo bazabikora rwose nta kibazo kandi bararara basenga ngo babashyire muri gereza imbere cyane ko iminsi ishize bari bayimaze ku gipangu. Nuko badusezeraho njye na Rufus tubasaba ko baza tukabaherekeza. Dorcas avuga ko agiye mu rugo tukaza kuhamusanga. Ubwo twavuye mu biro tujya muri parikingi. Twinjira mu modoka tubageza hafi no mu rugo. Batubwira ko twabageza hafi ariko ntitwinjira aho bakodesha gusa barahatwereka. Ubundi natwe tugaruka mu rugo. Twageze mu rugo dusanga bose bahari. Na Donaldo yaje gushaka Rufus ariko yari yamubuze. Bajya kuvuganira hanze batindayo. Ariko numva ko byanga byakunda bari kuvuga ku by'akazi mbasangayo. Kubageraho nsanga Rufus abwira Donaldo ko mwihanganira kuko nawe bari muri zindi gahunda. Mpita mubaza impamvu ari kumusaba kumwihanganira. Rufus ambwira ko yari yasabye Donaldo kujya amusigariraho amasaha make akabona kujya kuryama. Donaldo amubwira ko ari inshuti ariko nta mpamvu yo kumusaba imbabazi. Mpita numva ko Rufus nubwo tuba twajyanye ariko inshingano z'akazi ke aba akizirimo. Mpita numva ko byanga byakunda bimugora kandi nanone nkaba ntamuhara ngo mubwire ko tuzajyana tutazajya tujyana. Nahise mbabaza niba nta muntu wasimbura Rufus.
ariko Donaldo nawe akajya aryama. Donaldo ambwira ko nta kibazo gihari kuko n'ubundi nta bipfa, cyane ko nta n'akazi karenze kaba gahari. Nuko babyemeranya gutyo ko Donaldo azajya haba, hari n'igihe Donaldo nawe yagira ikibazo Rufus akazajya amusigariraho. Mbese mbona ko bamaze kwibera nk'abavandimwe. Nuko Donaldo arasezera Rufus aramuherekeza, nanjye nsubira mu nzu. Nageze mu nzu bahita bazana ibyo kurya, ariko Gaston we yari yasinziriye. Marita ambwira ko yamugaburiye mbere yo kugira ngo baryame kuko azazinduka ku ishuri. Nuko turajya tuganira na Rufus yaje. Rita na Fermini badushimira uburyo twabakiriye, tubabwira ko bisanga nta kibazo igihe cyose. Rita tubwira ko ameze neza bityo agomba gutaha kugira ngo mama we adahangayika cyane. Na Fermini akaba ashinzwe kuragira inka z'iwabo bityo zitazicwa n'amapfa. Turabemerera tubabwira ko turabaherekeza mu gitondo bagataha. Nta yindi mpamvu nababwiye gutyo, ahubwo nuko nashakaga kujya muri Merine nkaganira na Vanessa, nkamubaza niba ari we wari inshuti n'umukobwa w'inshuti ye yitwa Rita washakanye n'umujenerale mutoya. Namara kubyemeza neza ngahita amenya ko umujenerale mutoya nta wundi uretse musaza we Venise basanze mu ishyamba rya Santa. Bikaba bivuze ko Vanessa yaba yararyamanye na musaza we. Ikirenze n'ibyo ngibyo abana babo Rita na Dantino nabo bakaba bararyamanye, kuko Rita yavuze ko Dantino ari we watwaye ubusugi bwe. Twamaze kuganira gutyo tujya kuryama. Kuri iyo nshuro Jessica ntiyagira ikintu ambaza kuko yabonaga ibitekerezo byanjye biri kure cyane. Ngera mu buriri nsanga Gaston yasinziriye, ariko munyeganyeje ahita akanguka. Ambwira ko yarantegereje yambuze. Mubwira ko yaryama akaruhuka kuko ndazinduka mutwara ku ishuri. Gaston namubwiye gutya ambwira ko agiye kuryama, ariko ari kumva kumbuye mama we. Gaston namubajije niba azi mama we amaso ku maso. Ambwira ko hari umupadiri w'inshuti ye wamumubwiye. Gaston namubajije uko umupadiri yamubwiye uko mama we yari ameze, maze Gaston arambwira ngo uwo mupadiri yamubwiye kubigira ibanga. Gaston amubwira amwibutsa ko nta mabanga dufite yo guhishanya, bityo yambwira iryo banga nzarimubikira. Nuko Gaston atangira ambwira ati impamvu ngiye kukubwira ni ukuri intwari yanjye gusa, naho ubundi ntago nari kubikubwira. Umunsi umwe twavuye gusenga ari mu gitondo, nuko mbona padiri ahantu yari ari kureba imodoka ye bari kuyoza. Ngenda musanga mugezeho hahita nterura ambwira ati Gaston umuhungu wanjye ndabona umaze gukura rwose biranshimishije cyane. Ndamusubiza nti murakoze padi, gusa mpora mfite amatsiko yo kubona papa na mama banjye. Padiri ahita bati ni ukubera iki se wumva ufite amatsiko yo kubabona? Gusa icyo nakubwira nuko ntazi niba uzababona, kuko ntago nagusobanurira ngo wababona gute, kandi nanjye mparanira ko abana babona ababyeyi babo. Ngakora nuko nshoboye nkabashaka, ariko igihe nababuze nta kindi nakora. Mpita mvuga nti none se nabanjye warabashatse urababura padi? Padiri ahita bati rwose sinzi niba nakubwira iki, gusa ntago nakubeshya ntago nabashatse, ariko impamvu ntigeze mbashaka nuko ntaho nari guhera mbabona, cyane ko ntari nzi ngo ni bande. Kubera ko ujya kuza hano ntago wazanwe n'ababyeyi bawe, ahubwo wazanwe n'umwana w'umukobwa wari wagutoraguye ku muhanda. Abonye atashobora kukurera kuzana hano muri Maranatha kuko azi ko ari ikigo cy'imfubyi, arakuduha tubwira ko agukuye ku muhanda, ariko tukabona umwana afite ubwoba bwinshi cyane. Tumubaza ubwoba afite kandi yarangije kukugeza hano, kandi n'ubundi atari na mukuru wenda ngo tuvuge ko ari we wakubyaye. Umwana musaba ko yaza aho ndi njyenyine akambwira ikibazo afite. Arabyemera bakujyana hamwe n'abandi bana ngo bakwiteho, kuko wari ukiri muto cyane kuko wari ukivuka. Umukobwa tugeze ahantu hatuje mubaza impamvu afite ubwoba. Antakambira nyinginga ambwira ko ngomba kukurinda, kubera ko uramutse upfuye mama wawe ari we yazashyiraho amakosa yose. Umukobwa namubajije mama wawe aho hari, ambwira ko nawe atazi aho ari muri ako kanya, ndetse ko ashobora kuba yanapfuye. Umukobwa amubaza uko byagenze maze arambwira
ati ubundi njye mama w'uriya mwana w'uruhinja mbazaniye mufata nka mama wanjye kuko niwe wamfasha arandera. Nyuma y'uko ahantu nakoraga akazi ko mu rugo bari bamaze kwicwa, umwana wabo w'umukobwa bakamushimuta bakamujyana mu ishyamba. Byose bikozwe n'umugabo w'umukire wa hano mu mujyi afatanije n'undi mugabo w'umukire wo mu cyacu cy'iwacu Imonera witwa Federico. Ubundi aho nakoraga akazi ko mu rugo wari umuryango witurije ufite amahoro. Mu gitondo babyuka bakitegura bakajya mu kazi, nanjye ngasigara ntegura ibyo mu rugo kuko iyo babaga bagiye mu rugo nta muntu twahasigaranaga. Nasigaraga nidagadura kugeza ubwo nimugoroba batahaga bagasanga byose namaze kubitunganya neza. Ubundi nkabashyirira amazi muri dushe bakajya gukaraba, ubundi bakaryama kuko umwana wabo bari barabyaye yigaga mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange troncome mu kigo cyigamo abana b'abakire cya Moria Academic School. Gusa nakundaga iyo ibiruhuko byageraga Burina ari uwo mwana w'umukobwa agataha. Nubwo yandushaga imyaka ariko yaranyubahaga nk'umwana ufite uburere bwiza yahawe n'ababyeyi be. Ndetse uretse n'ibyo nubwo nakoraga akazi ko mu rugo ariko bamfataga nk'umwana mu rugo. Ndetse Burina na mama we baranyinginze ngo njye kwiga ariko nkabyanga kuko byari byarananiye, akaba ari nayo mpamvu nagiye gushaka akazi ko mu rugo ngo nibonere amafaranga yo gufasha umukecuru wanjye wari murwaye ngomba kumwitaho no kumugaburira kuko papa na mama bari baramunsigiye ngo andere bagenda buheri buheri. Nuko muri uwo muryango nkiberaho gutyo nkahava ngiye gusura umukecuru gusa. Ubwo rero ubwo Burina yakundaga gutaha ntago baturobanuraga kuko bakundaga kutuganiriza twese turi kumwe. Akaba ariho njye na Burina twamenye ko hari umugabo wari inshuti na papa wa Burina cyane wo mu mujyi wa Kent wapfuye. Bari bafitanye ubushuti budasanzwe ndetse bakorana n'imishinga myinshi y'ubwubatsi bw'amahoteli. Ariko abagabo bishe uwo mugabo bakaba baribye amafaranga ye yose, barangiza ahantu hose uwo mugabo w'umukire wo muri Kent yari yaraguze bakahiyegurira, ndetse n'amafaranga yari afite kuri konti azakoresha iyo mishinga yose barayamutwara. Batangira gukora bya bikorwa yari kuzafatanya na papa wa Burina. Papa wa Burina nawe atangira kujya mu nkiko kugira ngo aburanire uwo mugabo byibura imitungo ye bareke kuyisesagura. Ariko biranga kuko aba bagabo bishe uwo mugabo harimo n'umukire wo mu cyaro cy'iwacu Federico batangira kumurwanya. Mama wa Burina atangira kwinginga papa wa Burina ngo abireke, ariko amusubiza ko icyubahiro inshuti ye yapfanye agomba gukomeza kugifatiraho, arwanya basudusahurira mu nduru. Nuko ibyo tumaze kubimenya njye na Burina twishimira ukuntu papa we arwanira n'umuntu wapfuye kubera ubushuti bari bafitanye. Uko iminsi yakomeje kwicuma niko twari twibereyeho gutyo, ndetse igihe cy'ikiruhuko kiza kugera kuri Burina, ariko biba ikiruhuko kibi cyane kuko Federico umukire wo mu cyaro cyacu yatangiye kugeza mu rugo agakanga papa wa Burina amubwira ko nakomeza kubatesha umutwe we na chairman bazamurimbura. Ikindi kandi nibarangiza kubaka hoteli bari barimo kubaka, Federico azahita aba chairman wabo. Papa wa Burina amubwira ko ibyo atazatuma bibaho kuko ntabwo agihumeka umwuka w'abazima. Ibyo inshuti ye yaruhiye kuva kera n'umuryango we byaribwa n'abatarabiruhiye, ahubwo bakabimenera amaraso ngo abyemere. Nuko Federico abwira papa wa Burina ko iyo ari gasopo ya nyuma amuhaye, ko nibagaruka azaba baje kumukura mu nzira. Kuva uwo munsi urugo rwose rwatangiye kuba mu bwoba, koko nk'uko bari babivuze biza kuba, kuko umugoroba umwe njye na Burina twavuye mu isoko guhaha ibyo kurya mama Burina yari yadutumye. Tugeze mu rugo dusanga bahateye, papa na mama Burina bose babishe. Ubundi bahita batubana, ndetse na Federico yari ahari. Ahita ategeka abasore be ko badufata, ababwira cyane cyane ko bagomba gufata Burina. Baramufata njye bambwira ko banjugunya hanze y'igipangu. Bigenda gutyo, hashize akanya mbona imodoka zaho zisohotse mu gipangu, nanjye ndazikurikira kuko nari mfite n'amafaranga twari tuvanye ku isoko. Ngenda nkurikiye kuri moto, mbwira umumotari ko ndamwishyura kugeza ubwo twagiye urugendo runini tukagera ahantu mu ishyamba. Nkabona Federico avanye Burina mu modoka amuboshya amaguru n'amaboko ndetse yanamupfutse n'amaso, amuhereza abagabo wagira ngo ni inyamaswa, ubundi abaha n'amafaranga arigendera.
nanjye mbona ko ntashobora kujya muri abo bagabo kuko nzi neza ko Burina bagiye kumwica. Mpita nsaba umumotari kungarura mu rugo. Motari abanza kumbwira ngo ndashaka kumwambura bityo mbanze mwishyure. Amafaranga ndayamuha ubundi abona kunyizera angeza mu rugo. Nageze mu rugo ubundi mbura icyo gukora ariko mbona telefone ya mama Burina. Mpamagara umugore wakundaga kuza kumusura mubwira uko byagenze. Umugore ambwira kwihangana nkaza kugumana nabo ko nabona uko acika umugabo we arahita aza kundeba. Namubajije impamvu ashaka gucika umugabo we. Umugore ambwira ko atari ibintu ngomba kumenya bityo nihangane nguma aho ngaho, ejo azaza kundeba umugabo namara kujya mu kazi. Mubwira ko nta kibazo ariko ndi kumva mfite ubwoba. Umugore ambwira ko ntagomba kugira ubwoba kubera ko umuntu wabikoze aramuzi. Nahise mubwira ko mu bantu bari barimo harimo na Federico. Umugore ambwira ko amuzi kandi niwe mugabo we yavugaga bityo ashaka kuhaza Federico atabizi kuko yamwica nawe. Nahise ntungurwa cyane mubaza niba Federico afite abagore babiri kubera ko nta muntu utaruzi umugore wa Federico witwa Dorothea w'umwirasi. Uwo mugore Norita ambwira ko ibyo ntagomba kubitekerezaho ahubwo ahita ansezera ambwira ko ngomba gufunga inzu neza kubera ko adashaka ko polisi bimenya bakahaza atarahagera kandi hari icyo ashaka gukora. Ubwo Norita naramwumviye ubundi mfunga inzu neza maze nicara muri sala ariko gukora kuri papa na mama Burina birananira neza ariko mu buryo bwo kwirinda gukomeza kubareba mbashyiraho amashuka ubundi nsinzirira mu ntebe. Nongera gukanguka numvise telefone ya mama Burina isonye. Mu kureba mbona ni Norita umpamagaye ambwira gufungura igipangu. Mpita nsohoka vuba ndafungura. Maze gufungura arinjira turongera turafunga. Nuko areba uko bimeze byose ubundi anyicara iruhande. Ambwira ko byarangiye icyo tugiye gukora ari ukuva aho ngaho tukagenda. Ubundi akaza guhamagara polisi ikahagera bagapima byose bagasanga ari Federico wabikoze bakamufunga. Norita namubajije impamvu ashaka gufungisha Federico. Ambwira ko impamvu Federico agomba gufungwa nyine ari uko yakoze ibyaha. Mubwira ko atari we wabikoze kuko yari ari kumwe n'abasore be. Norita ambwira ko nibafata abasore be barahita bamuvuga nawe bakamufunga. Ansaba gufata ibintu byanjye tukava aho ngaho. Namubajije ahantu ndajya ambwira ko ngomba kujya iwacu kuko umukecuru wanjye arankeneye. Numva nibyo ambwira kugumana telefone ya mama Burina tukajya tuvugana ariko sinzitaba indi nimero itariye. Ubwo twaratandukanye mubaza we aho agiye. Ambwira ko asubiye mu rugo kwa Federico. Mubaza impamvu aba kwa Federico kandi abizi ko ari umugome yewe nta n'umuntu utamuzi mu cyaro cyacu. Maze Norita arandeba maze arambwira ati mukobwa muto Dina, ubundi iteka urukundo hari igihe rudukoresha ibyo tutagakwiye gukora ndetse akenshi rukanatubabaza rukanaduhemukira mu buryo bw'umubiri ndetse n'umutima. Nanjye impamvu mbayeho nk'imbohe ya Federico ni urukundo nakunze murumuna wanjye Dorothea, umugore nyawe wa Federico, ariko urwo rukundo rukaba rwarambujije amahoro yanjye ndetse n'ubwisanzure bwanjye. Kugeza ubu n'ubu habura igihe gito cyane kugira ngo ntange igitambo cy'ubuzima bwanjye kubera urwo rukundo. Ushobora kwibaza ngo byagenze gute? Ubundi iwacu navukanye na murumuna wanjye Dorothea, ariko murumuna wanjye avuka afite uburwayi bwo kuba atuzuye mu mutwe ku buryo mu gukora kwe yaciraga inkonda ndetse adashobora no kuvuga neza ngo amagambo asohoke. Ibirenze ibyo no kurya akarya byose bisohoka mu kanwa bitewe no kuba atabasha yafunga umunwa ngo ahekenye ibyo yahashyize. Ibyo bituma ababyeyi bacu bamunena cyane ku buryo mama ari we warose amukuye ku ibere bimwe bita gucutsa. Nuko kuva icyo gihe mama atangira kunena murumuna wanjye Dorothea ndetse na papa bavuga nguko bagahora banicuza impamvu babyaye umwana umeze gutyo kuko yabasebyaga mu bandi bantu. Ibyo bigatuma njye mukuru ari we njye umwitaho cyane ndetse kuko Dorothea atigeze agirirwa urukundo n'ababyeyi bacu byatumye rwose arunyimuriraho ankunda nka papa na mama be, kugeza ubwo ari njye yahamagaraga mama nubwo atarazi kuvuga neza. Nanjye umutima uragenda uramfata neza ku buryo namukunze urukundo ruruta urwo nakundaga papa na mama bitewe n'uko bari baranze kumwitaho. Ibyo bituma papa na mama bashaka uko batwirukana mu nzu badushakira inzu yo kubamo njye na murumuna wanjye.
bariyemeza barayigura ariko kugira ngo babyare undi mwana muzima atari kumwe n'uwo bitaga ikigoryi ari we Doroteya. Ariko kuko nagombaga kujyana nawe birumvikana nta wundi wari kwemera kumurera ngo amwiteho nkuko mwitaho baduha byose, ariko tubura urukundo rwabo. Nanjye ubwo twageze muri iyo nzu nkajya mwitaho, bigasaba ko mpora mwuhagira, muhindurira imyenda, mumesera ibintu byose. Ariko imyaka iba myinshi narabuze n'amahirwe yanjye yo kuba nakora n'ibindi, kuko ntabwo nari no kujya ku ishuri ngo nsige Doroteya mu rugo. Ibyo bimbuza amahirwe yo kwiga kwanjye. Gusa ntago nigeze mbyicuza kuko nabaga ndi kwita ku muvandimwe. Uko imyaka yakomezaga kwicuma niko Doroteya uko yari ameze byagendaga bigabanuka. Nyuma nza guhura n'umugabo w'umuganga mubaza impamvu itera ibyo bintu ku mwana. Umuganga ambwira ko ibyo biterwa no kuba mu bwonko hajagaraye, ndetse umwana atuzuye ubwonko, aho gutekereza icyo ashaka ahubwo atekereza byose icyarimwe, bikamucangacanga akaba ikigoryi. Muganga amubaza niba hari ikintu yamfasha, ambwira ko ibyo babyitayeho neza bivurwa bigakira. Nta kindi nakoze, nahise ngenda njya kureba umukunzi wanjye Federico, twakundanye kuva mu buto bwacu. Mubwira ikibazo mfite, ko nkeneye amafaranga. Umukunzi wanjye ambwira ko nta kibazo cy'amafaranga gihari kuko afite inshuti nyinshi cyane zifite amafaranga, bityo baramufasha. Ambwira gutegereza igihe gito akajya muri Kenti kunzanira amafaranga. Ndamushimira, agaruka ambwira ko inshuti ye yamwemereye ko Doroteya yajya kuvurirwa mu bitaro by'iwabo nta kibazo, kuko iyo nshuti yari nayo isigaye ihayoboye. Nuko ku munsi ukurikiyeho dufata inzira tugenda tugana mu mujyi. Ni nabwo bwa mbere nari ngeze muri uwo mujyi wa Kenti. Tugera muri kampani nini cyane irimo ibitaro. Federico ambwira ko bagiye kuvura Doroteya agakira rwose singira ikibazo. Nuko dukomeza gutegereza twibera no muri hoteli y'aho ngaho muri iyo kampani. Nyuma y'ukwezi kumwe Doroteya umuganga yari amaze kumuvura arakira neza, ndetse mu kumureba mbona umukobwa ameze neza. Tugihura amaze gukira mpobera mpamagara mama na papa, mpita numva ko na nyuma yo gukira akinyibuka. Umuganga aduha imiti tuzajya tumuha mu gihe kingana n'ukwezi. Ubundi njye na Doroteya dusubira mu rugo, ndetse Federico atangira kutuba hafi cyane. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko twagumye mu nzu bari baratuguriye. Ariko nabwira Doroteya ngo tujye mu rugo akambwira ko atabana n'ababyeyi na papa na mama, kandi batari no kumukora n'ibyo njye namukoreye. Nanjye mpitamo kwibanira na Doroteya, ariko nkajya njya mu rugo nkababwira uko bameze. Bakambwira ngo nsabire imbabazi kuri Doroteya, ariko Doroteya akabyanga, avuga ko nta kindi cyo kuvugana nabo. Uko iminsi yakomeje kwicuma, Federico yambwiye ko we na Tomuzi, ya nshuti yabo yo muri Kenti, yabatumyeho ngo bajye gupanga imishinga yubaka. Baragenda, Federico aza kugaruka ambwira ko inshuti yabo yabemereye inkunga yo gufatanya nayo imishinga yo kubaka amahoteli, ndetse igashoramo amafaranga amahoteli yakuzura. Federico na Tomuzi bakaba abaceyamani b'izo hoteli. Numva ibyo bintu ni byiza cyane, ndetse imishinga yabo barayitangira. Ariko uko iminsi igenda yicuma niko Federico yagendaga ahinduka cyane nkabibona, ndetse yaza mu rugo iwacu agatangira kwita kuri Dorote cyane kundusha, kandi ari njye dukundana. Federico namubajije uko bimeze, ambwiza ukuri, ambwira ko atakinkunda ahubwo asigaye yikundanira na Dorote, ndetse abishyira ku mugaragaro anabwira inshuti ye Tomuzi yari imaze iminsi ishatse umugore. Ibyo birangira murumuna wanjye Dorote asigaye ajyana na Federico ndetse na Tomuzi muri Kenti, aho babaga bagiye kwiga no gukora imishinga yabo. Doroteya yagaruka akanyishongoraho ambwira ko ibintu byahinduye isura, bityo ngomba kubyakira. Doroteya namubajije impamvu yankorera ibintu nk'ibyo, ambwira ko atari we wabikoze, ko Federico ari we wahisemo, bityo ntagomba kubimuziza. Nanjye nkajya njya kuganyira umugore wa Tomuzi uko byangendekeye, akangira inama zo kwihangana, akanambwira ko azi Federico atari umuntu mwiza, bityo nshobora kuba naragize amahirwe yo kuba ntarakomezanije nawe. Umugore wa Tomuzi namubajije impamvu avuze gutyo, ambwira ko ari ibanga nta muntu ngomba kuzabibwira, ariko ambwira ko nubwo yabihishe imbere y'uko we na Tomuzi babana, Federico yamufashe ku ngufu, ndetse kubera ko Federico ari we nshuti cyane na wa mushuti wabo wo muri Kenti, akamubwira ko naramuka bivuze Tomuzi azahita amukura mu nzira, maze reba ibyo bazarya aho bazajya baba babivanye.
Ikirenze n'ibyo, umugore wa Tomuzi ambwira ko umwana atwite atari uwa Tomuzi ahubwo ari uwa Federico. Nahise numva ahubwo naragize amahirwe akomeye cyane yo kuba ntarabanye na Federico, ndetse igihe kiza kugera Federico na Dorothea barabana, banakora ubukwe bwiza kuko uwo mushuti wabo wo muri Kent yari yabateye inkunga. Nuko ubuzima bukomeza, nisubiriye iwacu, ndetse n'iby'abagabo narabivuyemo kuko Federico yarambabaje cyane. Umunsi umwe rero Federico na Dorothea bansabye ko nabasura mu rugo iwabo kugira ngo bansabe imbabazi z'ibyabaye. Ukuntu nakundaga Dorothea cyane, nubwo yasaga n'uwanyikiyeho ntago nari kubyanga. Naragengera mu rugo ndahinjira, banyakirira muri salo ariko mu kumpa icyo kunywa Dorothea yari yarikiroze ashyiramo ibintu bisinziriza. Ubundi mu gukanguka nsanga ndyamye ku gitanda mu cyumba, nziritse amaguru n'amaboko ariko bitagaranye, ukuguru kumwe mu ruhande rwako n'ukuboko mu ruhande rwako, ku buryo paradizo yanjye yari ifunguye yose. Hari Federico na Dorothea bambaye uko bavutse, ndetse nanjye nambaye ubusa, byose biri hanze. Maze gukanguka mbona Dorothea na Federico biciranye amasiri. Dorothea ambwira ko ari njye wigemuye, bityo Federico agiye kunyinezezaho uwo munsi, ndetse nkazaba imfungwa ye kugeza igihe nzapfira. Natangiye gutakambira Dorothea ngo abwire umugabo we Federico angirire impuhwe ntankorere ibyo bintu. Dorothea ashyira ibiti mu matwi birangira Federico anyinejerejeho biratinda, kugeza ubwo nashizemo umwuka nkagwa igihumuri. Nkaza gukanguka nkimeze kwa kundi ariko bashyizeho agashuka, ku buryo ntapfa kwinyagambura kuko nari nziritse. Ntangira kurira ndimo gutuka Imana, nyibaza impamvu inyanga igatuma bankorera ibintu nka biriya. Ako kanya hinjira Dorothea maze anyicara iruhande, atangira kunkoraho umubiri arimo kumbwira amagambo ansonga avuga ati mbabarire muvandimwe wanjye Norita, ariko rwose urabizi ko muri iyi si umuntu wese ashaka icyamurinda. Bityo nari nicaye mpangayitse nzi ko igihe kimwe uzatuma Federico anca inyuma akakwibuka, ibyo bigatuma atangira kunta nk'uko yagutaye, ubundi akakugarukira cyane ko ari ku rukundo rwawe rwo mu buto kandi rwa mbere wagize. Bityo niyo mpamvu nakoresheje imbaraga zanjye n'ubwenge ndamuryoshya, mubwira uburyo igihe kimwe n'umenya ubwenge uzagenda uri kumusebya mu ruhame, umwita umugabo udafatika ndetse w'amafuti. Ibyo bikazamwicira izina kandi agiye kuba umuyobozi wa hoteli. Musaba ko yakugira imfungwa ye akajya kwinezezaho bigatinda, maze ubundi ugata ikuzo n'icyubahiro, kugeza ubwo no kuba wavuga bizakunanira. Bityo ba witeguye ibibi cyane, kubera ko biriya ni agatonyanga mu nyanja kandi nta muvugizi ufite. Dorothea, nahise mubwira nti muvandimwe Dorothea wambabariye koko, ko nta kintu ntagukoreye kugira ngo ugire ubuzima bwiza, nkitanga ngapfapfana ubuzima bwanjye nkabwirengagiza kugira ngo ubwawe bubeho neza, kugeza ubwo waje gukira ukaba umukobwa muzima, kugeza ubwo Federico akurikiye ubwiza bwawe akabona kuza gusanga, yirengagije ko twakundanye kuva kera. Basi ukankura aha hantu ko nta kintu na kimwe nzakugira. Dorothea ahita avata ubu byarangiye kuko ryamaze kurenga. Utekereza se ko ntari mbizi ko icyo ari igihe cyawe cyiza cyo kuba waryamana n'umugabo maze ugasama inda? Ubu byarangiye nta kintu nagufasha muvandimwe, kuko icyasha cyarangije kukugeraho. Bityo ugiye kuguma hano kugeza igihe uzabyarira umwana wawe, maze ubundi namara kuvuka tuzamwice tubone kukurekura ugende. Ndabizi neza ubu nta bwenge buzima uzaba ufite, aho niho nanjye nzaba nizeye umutekano wanjye ko umugabo wanjye atazigera mpinduka, ndetse nawe umutekano we ko nta cyasha uzigera umutera ngo mwangirize izina rye kandi ari umukire. Ikindi kandi niwibeshye ugakora ibintu by'ubugoryi, Federico yambwiye ko ahita azaheraho uretse kwica ababyeyi bacu nk'igitambo cy'uko washatse kumusuzugura. Bivuze ko niyo yakurekura tukagutegeka kuguma hano ugomba kubikora, cyane ko njye nabari ababyeyi ntabafata nk'ababyeyi banjye kuko bapfuye nta kintu byankoraho, ahubwo uwapfa nkababara ni wowe. Ariko ndabizi wowe urabakunda, bityo uzahitamo neza amahitamo yawe, uhitemo ubuzima bwawe n'umwana wawe,
hari nubwo yazavuka nkakugirira impuhwe simwica, wenda nkajya kumuroha mu ruzi rwa Yorodani gusa, nawe nkakureka ukajya kumushakisha, ariko ntapfe urupfu rubi nk'urwo kumuteragura ibyuma no kumusonga. Impamvu nshaka kuzamukwicira rega ndayizi nawe, nzi ko uyizi kuko ari umwana uzabyara utabishaka, bityo kurera umwana wa Federico waguhemukiye bizaba ari ingorane zikomeye, sibyo se muvandimwe? Rero ubuzima bwawe bariya ababyeyi buri mu biganza byawe. Ndaza kuvugana n'umugabo wanjye igihe turakurekurira amaboko ndetse n'amaguru, ubundi ugatangira kwidegembya mu nzu mu byumba runaka, kandi umugabo yaza kukwinezezaho ukabyemera utazuyaje. Murumuna wanjye Dorothea yamaze kumbwira gutyo, ya sura nziza namubonagamo nk'umwana mwiza ntangira kubona ari iy'inyamaswa y'igikoko, ntangira kumuhunga no kumutinya, kuko ntago nari nzi ko ubwoba mfitiye nka mukuru we bungana gutyo, n'ukuntu twabanye mu byiza n'ibibi. Mbona nta kindi nakora uretse guhindukiza umutwe nkamuhunza amaso bikanarenga ngahumiriza kugira ngo ntongera kumureba, kuko numvaga mfite ubwoba bungana nk'ubw'umuntu ugiye guhura n'Imana imubaza ibyaha yakoze, cyangwa se umuntu ugiye kujugunywa mu muriro w'itanura. Nuko Dorothea yabibonye ahita ansezeraho, ariko asiga nshinyaguriye ambwira kuzaryoherwa n'imbunda y'umugabo we Federico. Agahinda, amarira n'umuborogo aba ari byo bitangira kundwanaho muri uwo munsi, ndetse kuvuga uwo mugoroba Federico agatangira kuza kunyinezezaho, akanyereka n'amashusho ya kamera bashyize mu rugo ku babyeyi bacu mu buryo bwo kunyereka ko intambwe zabo zose bazigenga. Nanjye ntangira kuba umucakara gutyo w'urukundo nakundaga murumuna wanjye, nkirya nkimara nkamukorera byose, ariko we akampemba kumfata ku ngufu k'umugabo we, ndetse anabikora azi ko ndi busame inda, akaba azanshinyagurira nica umwana nzabyara. Kandi nta yandi mahitamo nari mfite uretse kuba nakurikiza amabwiriza, kuko nubwo nakundaga murumuna wanjye Dorothea, ariko ababyeyi banjye nubwo badutereranye ariko nabo narabakundaga cyane, ko n'ubundi nta kindi kintu nari gukora. Iminsi yakomeje kwicuma, koko nyuma y'ukwezi nza gusanga ntwite, kuko ntago nagiye mu mihango. Noneho kwiheba kumbana kwinshi cyane, kuko ibyo Dorothea yamvuzeho byari bigiye gusohora. Dorothea yambajije uko ameze, mubwira ko ibyo yashakaga bizagerwaho, ambwira ko ankunda ku buryo adashaka ko ubuzima bwanjye bwangirika, bityo ariyo mpamvu agiye kunshakira umuganga akajya anyitaho kugira ngo nzabyare nta kintu mbaye, cyane ko ubu umugabo w'amafaranga yafite, ariko icyo akaba ari cyo kintu yankorera mbere yo kwimuka bava mu cyaro cya Monera bakigera gutura muri hoteli iri muri Kent. Ubwo Dorothea yanshakiye umuganga akajya anyitaho, ndetse anambwira igitsina cy'umwana ntwite ko ari umukobwa. Umuganga amusaba kumba hafi cyane ku buryo nzabyara ahari, ambwira ko akora mu mujyi wa Kent, akaba azi aho ngaho boss wamwohereje kuko Federico ari inshuti ya boss we. Umuganga amusaba ko yanshakira nimero ya telefone y'umugore wa Tomuzi, arayinshakira. Umuganga amubwira ko nk'uko abibona ndi imfungwa mu rugo, bityo ambabarira nshakire telefone. Ambwira ko ibyo ndi kumusaba bigoye cyane, bityo nayinshakira ngomba kwitonda cyane, kuko Federico aramutse abimenya akamurega bamwirukana mu bitaro akoramo. Ubwo nta kindi cyabaye, umuganga yanzaniye telefone, byose byambayeho mbibwira umugore wa Tomuzi. Ambwira kwihangana kuko Imana byose irabizi, kuko nta kindi yari gukora, cyane ko Tomuzi nawe ameze nk'ukora mu kwaha kwa Federico, kuko Federico ari we uyoboye ibikorwa bakoranaga n'umukire w'inshuti yabo wo muri Kent. Ubwo nta kindi cyabaye, amezi yarikubise. Umugore wa Tomuzi aza kumbwira ko yabyaye umwana w'umukobwa, nanjye mubwira ko indi iri hafi kuvuka, ndetse Dorothea akancungira hafi cyane. Mu gihe umuganga yaje gukora ibizamini bya nyuma, namubajije ikintu nakora, kuko nindamuka mbyaye umwana bazahita bamwica. Ambwira ko nta kintu yamfasha. Umuganga ndamutakambira ngo base namara kumbyaza azavuge ko nabyaye umwana wapfuye, bityo akaba yaramujugunye. Muganga ambwira ko ibyo bitashoboka kubera ko n'ubundi nshobora kubyara Dorothea na Federico bahari.
Muganga amubwira ko basi yashaka ikintu na kimwe yakora, basi akazabajijisha nkazabyara badahari. Ambwira ko azagerageza ariko nta kindi anyijeje. Ubwo uko inda yari nkuru niko nanjye nakomeje guhangayika, ariko muganga agakunda kumba hafi. Ku bw'ibyago bikeya nza kubyara Dorothea na Federico bahari. Muganga anyitaho ndabyara ariko umwana mu kuvuka avuka atarize. Muganga ahita avugira mu ruhame ko umwana yamaze kuvuka akaba yapfuye. Ako kanya Dorothea akibyumva yakomye amashyi avuza n'impundu, avuga ko n'ubundi atari kwihanganira kwakira ko umwana w'umugabo we ku wundi mugore, ikirenze n'ibyo ari umuvandimwe we ko yavutse ari muzima. Nanjye numva iyo ni inkota yiyongereye mu yindi ishinze mu mutima wanjye. Dorothea ahita afata Federico akaboko, babwira umuganga ko ibisigaye yabyitaho kuko bagiye kwishimira ibyo bagezeho. Bamaze kugenda nanjye amarira yandenze. Muganga ahita ambwira guceceka akagira icyo ambwira. Mubwira ko nta kintu nshaka ko ambwira, bityo amve n'iruhande. Muganga yansabye kubyumva igihe kitararenga, mpfa kumutega amatwi kuko n'ubundi nari mbizi ko narekera kunyitaho nshobora kuhagwa, kandi amaraso nari ndi kuva ari menshi cyane. Muganga barambwiye ati ikintu cya mbere ugiye gushimira Imana ni uko ubyaye ntakubaze, kubera ko yaba nakubaze byari gusaba ko nkudoda bigafata igihe kinini kuko amasaha umwana yari gukangukiraho yari kurira ugasanga baratuvumbuye. Bityo ndagira ngo unyumve neza, umwana wawe ntago yapfuye, ahubwo akimara gusohora umutwe hari ibyo nakoze mutera akantu ku ijosi kugira ngo amere nk'ubuze umwuka, ariko ntago biramara igihe kirengeje iminota 15, ndetse ubu harabura iminota 9 yonyine. Muri make mu minota 9 ngomba kuba nasohokanye umwana wawe hano nkamujyana. Mu by'ukuri njye nibonera n'umukecuru wanjye. Ndumva umwana wawe mu buryo bwo kumukiriza ubuzima, nta kindi nagufasha cyane ko ntakuvana hano. Ngiye kumushyira umukecuru wanjye amwiteho, noneho nubasha kuva hano nzamugushyira. Bityo iyiteho neza kandi wakira ububabare ugiye guhora nabwo mu minota 5 gusa. Ngiye gukoresha nta kinya kuko nta mwanya, ibindi tuzabivugana naje kureba uko umeze. Umuganga yarangije kumbwira gutyo arimo kunjombagura ibishingiye kuri paradizo aho umwana yaciye avuka. Iminota mike yarabirangije arahapfuka, asohoka yiruka mu buryo ntabonye kuko nagaruye ubwenge ndi njyenyine. Nkomeza kuba muri ubwo buribwe buvanze no guta umutwe, nitaweho na Dorothea wanyitagaho bya nyirarureshwa ankina ku mubyimba ko muganga umwana wanjye yagiye kumujugunya mu ruzi. Bityo singira ikibazo rwose, nimara gukira neza nzava aho ngaho njye kwandavurira mu rugo ku babyeyi banjye nahisemo kurinda, ariko nabyo akaba atabinsezeranya kuko Federico ashobora gukenera gukomeza kunyinezezaho. Dorothea namubajije ikibazo gihari ku buryo we n'umugabo we batinezezanya. Ansubiza ko agikeneye kubaho akiri agakumi kagaragara neza. Federico agatangira kuzakarya bageze mu mitungo neza bashaka gutunga mu myaka iri imbere, bityo mbere yaho bagomba kuba babayeho nk'abasore n'inkumi. Dorothea namubwiye ko ibyo bintu ari gukora azabyicuza, kandi kwicuza ko Imana ikaba itazabyakira na gatoya. Ambwira ibyo kubiharira Imana nawe kuko niwe bireba, njye nkiririra n'urubyaro rwanjye. Ubwo nakomeje kuribwe kugeza ubwo wa muganga yagarutse, nkamusaba ko antera urushinge rushobora gutuma ntasama indi nda. Nawe abinkorera kuko nari mbizi ko ababyeyi banjye bakomeje kuba igikangisho cyo kubaho bugwate, kandi niyo nari guhamagara polisi Federico yari gukomeza umugambi wo kubica. Muganga namubajije uko umwana ameze, ambwira ko umwana umukecuru wari kumwitaho neza, mubwira ko atagomba kugira izina muha kuko nzarimwita nihuriye nawe. Nta kundi nagumye aho ngaho nza koroherwa, nkomeza kuvugana n'umugore wa Tom uzimubwira ibyambayeho. Biranarenga Federico ampa uburenganzira bwo kujya mva mu rugo. Mpita mpamagara umuganga amubwira ngo azajye kunyereka aho umwana wanjye ari. Ambwira ko ibyo ndi gutekereza bitabaho kuko nubwo mfite uburenganzira bwo kujya hanze baba bampanze amaso, bityo nibatuvumbura bazamwica n'ababyeyi banjye. Nuko ntangira kujya njya kwisurira umugore wa Tom nk'igihe bagiye mu mujyi wa Kent. Igihe cyaje kugera nyuma y'imyaka itari mike, umugore wa Tom ambwira ko Federico yishe wa mugabo w'umukire.
ndetse Tom akaba atabishyigikiye, bityo umugabo w'umukire umugore we akaba ari we wamugambaniye. Federico agafatanya n'undi mugabo w'uwo mugore akaba ari nawe usigaye ayoboye imitungo y'uwo mugabo wapfuye. Numva Federico wampa nk'uburenganzira bwo guca imanza namucira urubanza rwo gupfa. Nuko Federico atangira kujya ajya muri Kent gusura uwo mugabo, bafatanije kwica umukire w'inshuti wabo, ndetse we n'umugore we banamuha hoteli yo kuyobora muri Kent. Ariko Federico ntasibe kuza kunyidagaduriraho ndinda nsaza ngifite agahinda k'ibyambayeho, kuko nyuma umuganga wamvuye akanambyaza namuburiye irengero, kuko na telefone ye ntago yongeye gucamo. Ibyo bituma umwana wanjye w'umukobwa amuburira irengero burundu. Nanjye nkomeza kuba imfungwa ya Federico mu rugo rwe, kuko igihe cyarageze we n'umugore we Dorothea bimukira muri Kent, ariko bansigaho abarinzi babiri b'abasore bo kundinda. Ubu nirirwa mu rugo ndi imfungwa y'umugore, n'abarinzi ku muryango no muri salo tubana. Ariko uko abarinzi twagendaga tumenyerana niko twabaga inshuti, kugeza ubwo umwe akimara kumpamagara yampaye uruhushya kugira ngo nze hano, ariko Federico aze kuza mu rugo nahageze. Bityo akaba ariyo mpamvu nkubwiye ngo urukundo rushobora gukoresha amakosa menshi, ndetse rukagutera akababaro gakomeye cyane. Kuko iyo murumuna wanjye Dorothea nanjye mwanga singira ikintu mukorera nubwo ntabyicuza, ntago mba naranyuze mu buzima bumeze gutyo. Ndetse ikirenze n'ibyo urukundo namukunze akaba ari rwo yanyituye anshinyagurira, kugeza ubwo umwana nabyaranye na Federico ntazi irengero rye. Uwo mugore witwa Norita yamaze kumbwira gutyo, nubwo nari muto ariko numvise mbabaje cyane. Mbabazwa n'ukuntu ushobora kugirira abantu neza ariko bo bakakwitura inabi, nk'uko uwo mukire wo muri Kent wari waragiriye neza Federico, ariko we akamwitura kumwica kugira ngo asigarane imitungo ye. None na Dorothea yari yaragiriye neza, na murumuna we amwitura kumufatisha ku ngufu no kumugira imfungwa ku mugabo we, kubera ko yumvaga igihe kimwe Federico azamwanga agasubira kwa Norita, bahoze bakundana kuva kera hose. Ubwo namaze kumva ayo mateka ya Norita mpita numva impamvu yabyo. Ansaba ko naba nigiriye mu rugo nkajya kureba umukecuru wanjye unarwaye, nkareba ko namwitaho kuko niwe muryango nagiraga. Kuko ku myaka 10 yonyine mabuja na databuja akaba ari ababyeyi ba Burina bari bamaze kuva mu mwuka, na Burina nawe yarashimuswe kandi ari bo bantu nari mfite. Norita ambwira ko azajya ampamagara kuri telefone ya mama Burina sinzayijugunye, mubwira ko nzayihorana nta kibazo. Ansaba ko tuvaho byihuse agahamagara polisi, ubundi bakahagera bagashaka ibimenyetso, kuko twese tuhava nigira iwacu. Ariko mu kugera iwacu nsanga umukecuru yarapfiriye mu nzu, ndetse arinda aboreramo nta muntu ubizi. Ibibazo bikomeza kumbana uruhuri mbura ikintu nakora. Mpita mpamagara Norita mubwira ibyago nahuye nabyo. Norita namaze kumubwira gutyo ubundi ambwira ko bikunze nagenda tukibanira we nanjye mu rugo rwa Federico, kuko we n'umugore we Dorothea bamaze kwimuka, ariko tukajya tubana hari n'abarinzi bashinzwe kumurinda kugira ngo atazajya ava aho ngaho, kuko Federico ngo yari agikeneye kumwinezezaho keretse niba ashaka ko ababyeyi be bicwa. Ibyo kuko nta yandi mahitamo nari mfite narabyemeye. Njyayo ndetse ibyo Norita yambwiraga nkajya mbyibonera n'amaso yanjye, kuko buri gihe Federico yaratahaga buri gihe aje kumusambanya. Norita ntabirwanye kubera ko yashakaga kubaho kw'ababyeyi be. Norita nakundaga kumubaza impamvu atava aho ngaho ngo yigendere bibe uko bibaye. Ambwira n'ikiniga avuga ati mukobwa muto Dina, ntago nzi igisubizo naguha ku byo umbwiye, ariko wowe impamvu utapfa kubyumva ni uko utigeze ubana n'ababyeyi bawe ngo bakurere bakwiteho, akaba ariyo mpamvu nta busobanuro uzi bwo kubura ababyeyi. Ikindi kandi aho kugira ngo ntange ababyeyi banjye bapfe kubera njyewe, nakwemera umubiri wanjye ukaba isibaniro y'ibibi, ariko urupfu rw'ababyeyi banjye ntiruzambarweho. Iyi akaba ariyo mpamvu ngomba kwakira urwo ruje rwose, kubera ko ndabizi neza Federico ni umugome kandi buri kintu cyose agifitiye ubushobozi, ndetse nuko utazi ko buriya na mama Burina Federico. Norita ageze kuri iyo ngingo araceceka, kubwo kugira ikiniga no kutiyumvisha uburyo Federico ari inyamaswa mu buryo bw'indengakamere. Ariko n'ubundi nari mbizi kuko yari yabimbwiye
ko burya Burina atari umwana wa Tomuzi ahubwo ari umwana mama Burina yabyaye amufashe ku ngufu Tomuzi inshuti ye atabizi. Nuko nubwo nari muto ariko naramwihanganishije cyane, ubundi dutangira kwiberaho muri ubwo buzima, mufashe imirimo yo mu rugo ariko nanjye nkabikora mu buryo bwo kugira ngo mbone aho kuba n'uburyo bwo kubona ibyo kurya. Igihe kibi rero cyaje kuza ubwo Norita Federico yamuteraga inda ya kabiri. Norita atangira kubaho nk'umusazi kubwo kutiyumvisha ko umwana we w'imfura w'umukobwa yamubuze, na muganga wamwitagaho akaba yaramubuze none by'impanuka akaba asamye inda ya kabiri. Noneho Norita ubuzima buramucanga neza, aragenda arananuka amagufa aranama ku buryo yendaga gupfa. Amakuru nayo ntatinde, Dorothea yarabimenye ndetse na Federico bahita baza mu rugo bategeka abarinzi ko noneho tutagomba gusohoka mu nzu, ko ibyo dushaka byose tuzabihabwa ariko tutavuye mu nzu. Biranarenga telefone zacu barazitwaka, tuza kwicuza nyuma tuvuga ko iyo biba byiza twari kuzikoresha icyo zikora, wenda tugahamagara abashinzwe umutekano hakiri kare bikaba uko bibaye. Nuko dukomeza kubaho bufungwa, na ba basore barindaga mu rugo barabahindura bazana abandi basore bakoraga kwa Federico mu mujyi wa Kent. Nuko tubaho muri ubwo buzima ariko Norita akajya arya rimwe ku munsi nabwo byabonetse. Ikirenze ibyo ngibyo Federico na Dorothea bategeka abo basore kujya bafata Norita ku ngufu kugeza ubwo bamuziritse natwite, ubundi bakamufata ku ngufu kakahava. Nanjye bagerageza kumfata ku ngufu ariko Norita akabatakambira babwira ko bamusimburanaho ariko njye ntihagire icyo bankoraho. Umunsi ukarangira nkorokoka ndokowe na Norita, ngasenga no ku munsi ukurikiyeho nawo nzawurokoke. Norita bamukoreye ibintu bya mfura mbi ubwo yari atwite, bamwica urubozo kugeza ubwo igihe inda yakuriye. Abasore bajya gutanga amakuru ko Norita agiye kubyara ariko ntibamenye umunsi wa nyawo. Federico ababwira ko arohereza umuganga we akaza kwita kuri Norita, maze umwana navuka azakore nk'ibyo yakorewe ubwa mbere. Ntabwo byatinze umuganga yaraje. Bwa nyuma na nyuma Norita ahita amubona, atangira kumutura agahinda n'ibibi byose yakorewe mu mezi yashize. Umuganga amusaba kwihangana ko byose bizarangira. Norita amubaza aho umwana we yagiye. Muganga avuga ko umukecuru we yamubwiye ko umwana yamunaniye kumurera ku myaka 2 gusa akajya kumujugunya. Muganga Norita amubaza basi niba yari yaramuhaye izina, basi ngo agenda arimo kurishakisha. Muganga amubwira ko yari yaramubujije kumuha izina, ariko imyaka yabaye 2 umukecuru akamwitirira izina rya mama we kugira ngo ajye abone uko amuhamagara, ariko nyuma akaza kumuhakanira, kumunanira kumurera kandi afite ubushobozi n'intege nkeya. Akamufata akajya kumushyira ku muhanda ngo bagira neza bazamurere. Nuko Norita abaza muganga izina ry'umubyeyi ubyara umukecuru we, ariko muganga agiye kumusubiza Norita ibise bihita bimufata. Ahita abyara umwana asohoka arimo kurira. Ako kanya umwana akimara kurira, abarinzi ba Federico bahise binjira, bahita bashaka gufata umwana. Muganga arabamwima ababwira ko azi icyo gukoresha umwana. Abasore bahita bavuga ko bumvise ko umwana wa mbere bazi ko atapfuye kuko babivugaga, bityo muganga ahitemo neza abahereza uwo mwana, natamubahereza bahite bamwica. Ako kanya sinzi akantu muganga yakoze ndimo kureba, akajomba umwana wari umaze kuvuka mu ijosi. Umwana araceceka ndetse ananirwa no guhumeka. Rwa rusaku rw'umwana ruhita rushira mu nzu. Muganga arambika umwana ku buriri, ubundi atangira kurwana na ba basore. Intambara itangira kurota, ariko muganga nta kabaraga yari afite na gatoya. Mu gihe mbonye barimo kumukubita mpita mbona umwana aho aryamye, ndamufata ndamwirukankana ngo mujyane kwa muganga wenda barebe icyo bamufasha. Ako kanya maze kumufata nasohotse mu nzu, ngeze hanze ku gipangu ubundi ndasohoka, ariko ngeze hanze mbona umwana nta myenda yo kumutwikira ihari kandi ashobora gukonja, ugasanga noneho apfiriye icyarimwe. Kuko nkurikije ibyo Norita yari yarambwiye, nahise amenya ko muganga ashobora kuba yamusinzirije akaza gukanguka nyuma y'iminota 15. Nta kindi cyabaye, nahise umwana muhisha mu gihuru cyari inyuma y'inzu ituranye no kwa Federico. Ubundi ngaruka ngana mu nzu ngo ntore amashuka yo kumutwikira.
Mu kugera muri salo numva umuganga barimo kumukubitagura arimo gutaka cyane, ndetse ngiye kwinjira mbona ibintu by'indengakamere bitigeze bibaho no mu mateka, kuko nasanze umusore umwe ari kuri Norita arimo kumusambanya bunyamaswa aribwo akimara no kubyara, mbese ameze nk'uri gusambanya umurambo, kuko Norita we ntago yari arimo kunyeganyega na gatoya. Ubundi mbonye bimeze gutyo mpita mbona icyo cyumba ntakongera kukinjiramo, kuko nari mbizi neza ko nindamuka ninjiye uwo musore nanjye aramfata ku ngufu, kuko nari muzima akava kuri Norita wari wamaze kuvamo umwuka. Nuko agahinda n'ubwoba ndetse n'akababaro k'ibintu bikorewe Norita no kuva ku itangiriro ndetse kugera ku munota wa nyuma w'ubuzima bwe binsohora mu nzu, ndetse nari maze kubona na muganga aryamye hasi arimo kuva amaraso menshi cyane, bigaragara ko nawe yari yamaze gupfa, ahubwo ari uko abo basore ari inyamaswa ku buryo ashobora gusambanya paradizo y'umugore wapfuye, ikirenze ibyo akaba yari yanamaze no kubyara ako kanya. Ubundi nawe arimo gukubita umuntu wapfuye arimo kuva amaraso. Nuko ngenda ngana muri salo, ariko mbona ikindi cyumba kirimo imyenda n'amashuka. Ngenda nkiganamo ariko urugi rurasakuza, abasore numva baracecetse. Mu kuvaho bahita bambona bandimo gusohoka mu cyumba, banyirutseho bavuga ngo simbacike kuko bashaka nanjye kunyinezerezaho, bakumva paradizo y'umwana muto y'uko imera. Biza kurangira ngize Imana ngera hanze y'igipangu, ahari abantu benshi. Abasore bari buzuye amaraso babura uko basohoka mu gipangu. Biranarenga mbona imodoka ya Federico izigana mu rugo aho twari dutuye, aho ndetse na Norita na muganga bari baryamye bapfuye. Nuko ngenda niruka nsanga ngo umwana nsange nta kintu cyamubayeho. Mu kugeraho nari nasize umwana nsanga abandi bana bari kumushungera bashaka kumukozaho ibiti ngo barebe ko ari muzima. Ako kanya wabaze iminota yari yuzuye, ubundi umwana amera nk'ushigukiye hejuru ataranakomera akomeza kurira cyane, ku buryo wabonaga ko ahubwo umubiri we umeze nk'ibintu birimo kurenduka. Nuko mpita mushyiraho amashuka, ubundi ngenda niruka muri Monera yose nshaka ikigo nderabuzima namushyiramo, ariko abaganga baza kunyakira bamfashe umwana, bambaza uko bimeze mbabwira ko ari umwana ntoraguye. Bakimara kumuta, umuganga wari aho ngaho ambwira ko agiye kunjyana nanjye mu mujyi wa Kent, umwana bamufashe ubundi bamushyire mu kigo cy'imfubyi, ariko mbere yaho barabanza kumwitaho bamuha amavitamine n'ibindi. Twinjira mu kigo nderabuzima cya Monera, ubundi umwana baramufasha. Bamaze kumufasha ubundi uwo muganga ambwira ko yari yaje aho ngaho kubasura, kuko asanzwe akora mu bitaro biri muri Kent, akaba yari yaje gushakisha umugore w'inshuti ye bakoranaga, bakaba bari bamubwiye ko ashobora kuba ari kuri icyo kigo nderabuzima cya Monera, ariko akaba yamubuze. Bityo tukaba tugiye kujya mu bitaro ayoboye ngo arebe ko hari icyo yafasha umwana, nyuma mumpe anandangira ikigo ndamujyana aho bakamufasha. Ubwo twavuye muri Monera uwo mugore aramfasha aranantegera, ubundi tujya mu murwa mukuru wa Kent. Tugera ahantu hari kampani nini cyane irimo n'ibitaro, ambwira ko yitwa Barewis Company. Ubundi anyinjiza mu bitaro byaho, ambwira ko ariho ayoboye muri iyo minsi. Uwo mugore ansaba gutegereza igihe gito, ubundi bakita ku mwana ko namara kuza mu buzima neza yavuye mu byuma bimufasha guhumeka no kuba byamutunga, kuko atabashije kubaho nk'uko bikwiriye akivuka. Baramumpa bakandangira ikigo cyitwa Maranatha nkajyanayo umwana. Aho muri ibyo bitaro nahamaze iminsi 5. Uwo mugore ambwira ko afite ubushobozi bukeya ndetse n'abana bo kurera, kuko umugabo we bamufunze aribwo bakibona kandi bafite abana 2. Umwe babyaranye batarabana n'undi wavutse nyuma y'uko umugabo we bamufunga, kandi no ku kazi bikaba bitameze neza, bityo akaba agiye kumpa amafaranga. Nanjye nimara kujyana umwana muri Maranatha nzashaka uko nibeshaho. Nuko bigenda gutyo umwana wanjye baramumpa. Icyakora umwana bamumpaye noneho mu myenda myiza itari amashuka. Ubundi bandangira kuri Maranatha njyanayo umwana. Mu kwinjira mu kigo mpasanga umupadiri, ambaza amakuru n'ibijyanye n'umwana byose ndabimubwira, kugeza ubwo umwana bamwakiriye, ariko kubera kugira ubwoba nkavuga ibiterekeranye, kuko numvaga mfite ubwoba bw'ibyabaye kuri mama w'uriya mwana, kuko we n'umuganga we nasize bapfuye muri Monera. Ariko we padiri wamara kuvuga ko umwana bamujyana hamwe n'abandi ukanyegera ukambaza ikibazo mfite nkabasha kukubwira byose uko bimeze.
gusa ndakwinginze uriya mwana muzamwiteho neza, kuko mama waho ari hose mu ijuru nagira icyaba azabimbaza, kuko ninjye azaba utumye agira icyo kibazo, kandi murakoze kwakira uyu mwana, Imana ibaha umugisha. Dina yamaze kumbwira gutyo mpita mubaza aho agiye, ambwira ko atarabura aho ajya kuko umugore w'umuganga yamuhaye amafaranga yo kwibeshaho, bityo ayazamutunga kugeza abonye akazi aho mu mujyi, kuko atasubira mu cyaro cya Monera. N'ibyo yahuriyemo nabyo ikirenze n'ibyo ngibyo ntago yaragifiteyo umuryango ngo arawusanga. Nuko nanjye nkora mu mufuka nkuramo amafaranga ndayamuhereza, mubwira kugira ngo ubuzima bwiza, kuko nari musabye ngo aze mujyane muri Maranatha y'abakobwa ariko arabyanga. Nuko dutandukana gutyo, ariko nkomeza kwita ku ruhinja Dina yari yazanye, ndetse ndwitaho by'umwihariko ndarukunda cyane, kugeza ubwo abapadiri twabanaga bambazaga impamvu nkunda uriya mwana, nkababwira ko uriya mwana duhuje amateka, kuko uburyo yavutsemo nibwo nanjye navutsemo, twese tukaba duhuje ba papa b'inyamaswa, kuko nyuma yo kuvuka ababyeyi bacu b'abamama bagiye bicwa urubozo bitewe n'abo babyeyi b'abagabo bacu. Nakomeje kwita ku mwana kugeza ubwo yamaze amezi 6, akana ngakunda cyane, nanjye naba ngateruye kakarira kugeza ubwo gahoza ari uko kari mu biganza byanjye. Ibyo bituma numva nshaka kugaha izina ry'urwibutso rwanjye, nshaka izina nagaha, ariko numva nta rindi zina nagaha uretse izina ryanjye bwite Gastam, kuko amateka yacu yose yari amwe. Kuko nanjye nkimara kumenya ubwenge nisanze muri Maranatha y'abahungu, nkundwa n'umugabo wakundaga kuza mu kigo cyane ari njye aje kureba, kandi anzaniye ibintu byiza cyane. Uwo mugabo akambwira ko ankunda kandi nanjye nzatera intambwe nkamera nkawe. Mbaza uwo mugabo icyo ari cyo, ambwira ko ari we muyobozi w'ibigo by'abihaye Imana mu gihugu cyacu bita Musenyeri. Numva ndishimye cyane, mubaza impamvu atanjyana kureba papa wanjye ndetse na mama wanjye nk'abandi bana bo hanze. Musenyeri ambwira ko ari we papa wanjye. Numvise nishimye cyane ku rwego rutavugwa, ku buryo numvise nabyiratana imbere y'abandi bana, ariko papa wanjye ari we Musenyeri ambwira ko ntagomba kubivuga, kuko byatuma abandi bana bampfuhira bakamfata nabi, sinjye nisanzura muri bo. Ambwira ko igihe cyo kubivuga ari igihe nzaba nararangije amashuri yanjye, ubundi nkanamusimbura ku ntebe yo kuba umushumba wa diyoseze yacu ya Maranatha. Ndetse iyo diyoseze koko ariyo yari nini mu gihugu cyacu, umuyobozi wayo akaba ari nawe uhagarariye abandi basenyeri mu gihugu cyacu bita Arikiepiskopi. Numva iyo ntambwe nanjye ngomba kuzayitera. Nuko Musenyeri nari maze kumenya ko ari papa wanjye, yamara kugenda nkajya kwirebera umugore nawe wankundaga cyane, agakunda no kunyitaho bikomeye kurusha n'abandi bana, ariko ntakunde kumbwira byinshi cyane kuko yari asanzwe akora amasuku muri Maranatha yacu. Iminsi uko yakomezaga kwicuma niko wa mugore twagendaga tuba inshuti cyane, kugeza ubwo naje kwiga amashuri yanjye yisumbuye ndayarangiza, ndetse nyarangiza muri Petit Seminaire yitiriwe Mutagatifu Barinaba iri muri Maranatha. Maze gusoza amashuri umugore mubwira ko ngiye kuba padiri, bityo ndahita nkomereza muri seminari nkuru n'ubundi ya Maranatha. Nuko umugore ambwira ko hari ikintu ashaka kumbwira mbere y'uko nzajya muri seminari nkuru, kuko ni ubutumwa bukomeye cyane ashaka kumpa kandi bunkwiriye. Uwo mugore namubwiye ko ntakwanga kumwumva kandi mufata nka mama wanjye, maze ubundi ansaba ko twajya kwicara ahantu hitaruye ku buryo nta wundi muntu twumva. Tuhageze umugore ampereza agafoto bigaragara ko kafashwe kera cyane. Mu kukareba mbona umuntu uriho ari we akiri mutoya, ariko bakaba bariho ari babiri. Ngiye kubimubaza ambwira ko uwo wundi nubwo ntabasha ko batandukanya ngo mbamenye kuko ari impanga, uwo wundi uriho ari we yakwita mama wanjye, ariko mu by'ukuri ntago ari we mama wanjye. Umugore namubajije mama wanjye uwo ari we, ambwira ko ari byo ashaka kumbwira bikubiye mu butumwa ashaka kumpa mbere y'uko njya kwiga muri seminari nkuru. Maze aravuga ati, mwana wanjye Gastam, nta kintu kinshimishije nko kuba nyuma y'imyaka yose nkurebera kure, ngenda mbona ukura none ukaba umaze kuvamo umusore ufatika, ku buryo wicarana n'umuntu agashaka kukubwira yizeye neza ko uramwumva. Ibyo bikaba ari ibintu nshimira Imana kuko nayibisabye kuva kera hose, ukiri urusoro kugeza uvutse, ndetse no kubaho kwawe kose akaba ari nta kindi nasengeraga uretse kuzakubona uri umusore ufite intego.
ubundi njye ndi uyu uri kubona kuri iyi foto iburyo, naho uwitwa mama wawe akaba ari uri kubona ibumoso, tukaba twese twaravutse turi impanga. Mu kuvuka tuvukira mu bitaro bikuru by'umujyi wa Kent, ariko ku bw'amahirwe makeya mama wacu apfa arimo kutubyara. Abaganga bahita batuzana kuturerera hano muri Maranatha. Dutangira kwiberaho muri ubwo buzima, mu kumenya ubwenge nsanga mfite impanga yanjye, dusa neza ku buryo utabasha kudutandukanya, ariko twe birumvikana twaritandukanyaga kuko buri wese yari azi uko yitwa, agahita amenya uko umuvandimwe we yitwa. Baturihiye amashuri turangiza yisumbuye ndetse na kaminuza turayirangiza. Nyuma yo kurangiza kaminuza rero byose biba niho byatangiriye. Musenyeri yadusabye ko twajya gukora muri kuva yaho atuye, tumubaza ikintu tuzajya tuhakora, tubwira ko twazajya dukora nk'abakobwa baho, amasuku, gucunga ibyo abakozi bakora n'ibindi. Natwe ntabwo twari kubyanga kandi baradukoreye ibyiza kuva twavuka, dufata gahunda yo kujyayo. Njye rero nkihagera nahahuriye n'umugabo bita Igisonga cya Musenyeri, akajya ambwira gukora amasuku mu cyumba cye, gusasa n'ibindi. Numva ari ibindi n'ubundi naje gukora aho ngaho, ariko igihe nticyatinda Igisonga cya Musenyeri ambwira ko ankunda. Mubaza icyo byamara turamutse dukundanye n'ubundi ari umuntu wihaye Imana. Ambwira ko ibyo ntagomba kubigiraho ikibazo, njye mubwire ko mwemereye, ubundi ibindi azabimenya. Namubwiye ko ibyo bintu ntabikora. Ararakara cyane ahita anyirukana nabi cyane. Mu gutaha njyaho n'umuvandimwe wanjye twararaga ndabimubwira, ambwira ko nakoze neza cyane nta kindi nari gukora, kuko na Musenyeri aramutse amenye ko ibyo bintu nabikoze ashobora kutwirukana muri diyoseze, ugasanga tugiye kwangara hanze kandi batumenyera byose n'ubuzima bwiza, tukaba tutabura amafaranga ngo tugure ibyo dukeneye. Ubwo njye n'umuvandimwe wanjye twamaze kuganira gutyo. Mu gitondo ndabyuka njya gukora ibyo nakoraga nanone, ariko Igisonga akomeza kumpatiriza ngo arankunda, nkamubwira ukuri ko ntamukunda. Maze arambwira ati umva nene, urabizi ko ubushobozi bwose mbufite muri iyi diyoseze, kandi ntago ngomba guhora nkwinginga ngusaba ko unkunda. Ikindi kandi urabizi ko wowe n'umuvandimwe wawe muramutse muvuye hano, ubuzima bwabakomerana, kuko nakora ibishoboka byose ntimuzabona akazi ahantu aho ariho hose. Bityo ntago ndi kukwinginga ngo uhaye umunsi umwe gusa ngo ubitekerezeho. Urabizi ubuzima tubamo hari ibyo tugomba gukora twihishe kugira ngo imbaga idukurikiye itaza kutunyuzamo amaso. Rero niyo mpamvu noneho nkweruriye ngo ushaka nk'umugore wanjye, ukajya uba hano ukajya undaza, bitaba ibyo ubuzima bwawe ngiye kubushyira mu kaga. N'umuvandimwe wawe nawe muhangayikishe kugira ngo ubone ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Igisonga yamaze kumbwira gutyo ngira ubwoba, ariko ndamuseka, kuko yarampamagaye nene kandi ntari nene, ahubwo ndi Nana, kuko nene yari umuvandimwe wanjye. Igisonga amwerurira amubwira ko ibyo ari kunsaba bitazigera bibaho icyo yakora cyose, ahubwo byaba byiza njye n'umuvandimwe wanjye Nana tuvuye muri iyo diyoseze yabo, ko tutazabura uko tubaho. Ubwo namaze kumubwira gutyo ndivumbura ndagenda. Mu kugeraho nabagana nene umuvandimwe wanjye, mubwira iby'Igisonga cyambwiye. Agira ubwoba cyane, yibaza ukuntu biratugendekera. Bidatinze muri Maranatha bahita bashyiraho itegeko ko umukobwa bazasanga atwite muri icyo kigo cy'abakobwa bazajya bajya kumujugunya mu ruzi rwa Yorodani, kuko azaba ari gusebya uburere abihaye Imana babaha. Ibyo twumva ari ibisanzwe ariko tutazi impamvu. Dukomeza akazi bisanzwe, ariko Igisonga aratuza ntiyongera kumbwira ibyo gukundana nawe no kumubera umugore. Iminsi yakomeje kwicuma, ariko umunsi umwe ubwo nari ngiye gukora amasuku mu cyumba cye, mbona yinjiye yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri, afite n'ikirahure cya divayi. Ubundi akirambika ku meza avuniramo urufunguzo, ambwira ko ibyo nashatse kumwima ubu abifite ku neza n'inabi. Niyo natabaza bingana gute ko ntawe uranyumva. Musaba imbabazi mubwira ko utankorera ibyo bintu. Ambwira ko rero washyizeho itegeko ko umukobwa uzatwita bazamuta mu ruzi. Bityo icyo azi neza ni uko ku ngufu agiye kumfata indara y'intera. Ibyo nibirangira nkazanga kuba umugore we ngo mbyare umwana azajya kunta mu ruzi. Ako kanya nagiye kumva numva mu matwi yanjye ikintu ntazi icyo ari cyo. Ntangiye kumva ingereri mu guhindukira mbona urundi rushya ruza mu kundi gutwi,
ariko kubwo gucanganyikirwa nataye ubwenge narwo ruramfata, kwirwanaho birananira, ahubwo atangira kunciraho imyenda. Amaze kuyicagagura aramfata andyamisha ku buriri. Paradizo yanjye arayinjira dore ko yari ikigabo gifite imbaraga nyinshi cyane. Birangira koko n'ubundi amfashe ku ngufu. Umunsi mubi antera inda, ndetse nza kubihamya nyuma y'ukwezi. Ariko mbere y'ukwezi akimara kumfata ku ngufu nabibwiye umuvandimwe wanjye ibyambayeho. Umuvandimwe wanjye yiyemeza kumporera. Mubaza icyo azakora ambwira kwituriza, simenye impamvu n'ibyo arimo gupanga. Nyuma nza kumva bavuga ko hari umukobwa utwite muri Maranatha, ariko bivugwa ari ibihuha bahwihwisa. Itegeko rivuga ko uwo mukobwa bamushakisha bakajya kumuroha mu ruzi. Nta kindi cyabaye, abakobwa bose barabapimwe, ariko babikora mu ibanga kugira ngo batamuteza abandi bantu, kuko n'ubundi Igisonga niwe wari wabipanze. Ariko gahunda yari afite ko ari ukugira ngo noneho anyereke ko byose bishoboka, ko araza kuntangaza akanteza ikigo cyose ubundi bakankwenakwena. Nuko bageze ku muvandimwe banjye bahita basanga ari we utwite. Nahise namirwa ubwo batubwiraga ko babonye umuntu utwite kandi njye batangezeho. Nuko nza kubaza umuvandimwe wanjye Nene ibyo yakoze. Ambwira ko urukundo dukundana rutatuma ngira icyomba kandi arimo kureba. Nanjye mubwira mwibutsa ko urukundo dukundana rutatuma agira icyaba kandi ndimo kureba. Ambwira ko byose yabikoze ku bwanjye, bityo sinzigere na rimwe imbaraga nzize n'amaraso ntuma bitakarira ku busa. Ibyo bituma numva nindamuka nkoze ibihabanye n'ibyo yifuza, umuvandimwe wanjye azamfata nk'umugambanyi. Ubundi mubaza icyo agiye gukora, ambwira ko agiye kubana n'Igisonga cya Musenyeri, ariko akazamwihoreraho namara kubyara. Nene namubajije uko bizagenda kuko n'ubundi bizarangira nanjye mbyaye. Ambwira ko ibyo ntazabigiraho ikibazo, ko umwana wanjye azabaho neza nubwo azakora atazi ko ndi mama we. Nuko amezi arihirika kuko Nene n'umuvandimwe wanjye yari yikinze mu kibaba cya Gisonga cya Musenyeri ayo mezi yose. Arampishira nza kurinda mbyara umwana ikigo cyose batabimenye mu ibanga. Nyuma Nene aza kundeba ambwira ko ari cyo gihe cyo kunsiga, kuko kwihorera ko agiye kugukorera hanze ya Maranatha, kandi ibyo Gisonga yakoze akaba azabiryozwa. Akaba asize yandikiye Gisonga ko umwana yabyaye amusigiye umuvandimwe we Nene. Muri make yari yigize njyewe, nanjye nabaye we. Kuva icyo gihe sinongera kumubonaho. Igisonga cya Musenyeri aza kundeba nyakumwana, amujyana muri Maranatha y'abahungu, kuko yari azi ko ntari Nene. Birumvikana ntago njye yankundaga atanazi ko umwana nyatse ari njye twamubyaranye. Ahita ambwira kuva muri Maranatha y'abakobwa nkajya kuba umukozi w'amasuku muri Maranatha y'abahungu. Ibyo mwereka ko bimbabaje, ariko ibyishimo ari byose, kuko nari ngiye gukurikirana umwana wanjye nubwo ntagize amahirwe yo kumwita izina, kuko Musenyeri niwe waje kurimwita, amwita Gaston. Nkomeza kumukurikirana nanamwitaho, twibera inshuti kugeza ubwo arangije amashuri nkamwegera nawe kuko afite uburere, nkamubwira amateka yanjye na mama wabo wanyitangiye aho ari nkaba ntahazi. Bityo rero umuhungu wanjye Gaston, impamvu wabonaga nkwitaho buri gihe nuko n'ubundi utari imfubyi, kuko njyewe ndi mama wawe wa nyawe, ndetse papa wawe akaba Musenyeri w'ibihugu, kuko nyuma haje kuza abantu bashaka inyungu zabo mu bucuruzi, bafatanya na Musenyeri gukuraho Musenyeri ucyuriye igihe, bahita bimika uriya mu majwi yabo, ubundi aba Musenyeri gutyo. Impamvu nkubwiye ibi ngibi mwana wanjye rero, ndabizi inzira ugiye kugana ufite intumbero yayo, ndetse hari uburyo uyitekerezamo. Nubwo ntazi aho umuvandimwe wanjye ari, ariko uko byagenda kose Musenyeri papa wawe igihe kimwe umuvandimwe wawe azamuzira, kandi ushobora gusanga icyo gihe urwana intambara n'umuvandimwe wawe, kuko ntekereza ko inda Nene yabyaye byanga byakunda ari iya Musenyeri n'ubundi. Nta kindi kirenze nashakaga kukubwira uretse kuguha ubwo butumwa no kukubwira uwo uri we wa nyawe. Imana izabane nawe, kandi nanjye nzakugenderera ngo ucungire igihe cyose. Nzaba ndi kumwe nawe mwana wanjye. Mama wanjye yamaze kumbwira gutyo, ubundi nari narangije kumuhobera kare, ndetse abandi bantu bo muri Maranatha ntibabigiraho ikibazo, kuko uwo bafataga nk'umubyeyi ubakunda.
akabakorera amasuku ndetse akabagaburira. Burya nari maze kumenya ko ari mama wanjye, ndetse nza no kumenya ko papa wanjye ari musenyeri, ariko mpita mubona mu yindi sura. Uko imyaka ikomeje kwicuma niko mama wanjye yambaye hafi, ariko akabikorera kure ku buryo musenyeri nta kintu na kimwe yamenya. Ariko nkomeza kubaza mama niba umuvandimwe we Nene yaragarutse n'umwana we, ambwira ko ataragaruka kumureba, ariko iteka ahora amwiyumvamo ko azaza kumureba. Bityo niba nzajya ku ruhande rwa papa wanjye cyangwa se kwihorera ku muvandimwe wanjye amporera, kubwo kuba musenyeri yarabangirije ubuzima, uruhande nzahitamo sinzigere ndwicuza. Nuko niga amashuri yanjye ndayarangiza kugeza ubwo nabaye umupadiri. Papa wanjye agahita nzana mu kigo cya Maranatha nakuriyemo, ariko atazi ibanga ry'uko mbana na mama wanjye. Ndetse mama wanjye ngahora mbabazwa cyane n'uburyo atabayeho nk'abandi babyeyi, kubera ko ahora yunamirije ngo abana babeho neza. Kugeza ubwo n'umwana Dina yanzaniye nta wundi muntu namushyize mu biganza uretse mama wanjye Nana. Bityo nyuma y'uko Dina yamaze kumbwira inkuru y'uburyo Gasitamu yavutse, akangwa na papa we ndetse na mama agashinyagurirwa, nasanze ntaho bitaniye n'ibyo papa wanjye musenyeri yakoreye mama wanjye Nana. Kuko nyuma yo kumutera inda yamushinyaguriye by'urubozo, ashaka kumuta mu ruzi kandi amutwitiye. Ikirenze n'ibyo mama ari we wamwangirije ubuzima. Uko imyaka yakomeje kwicuma niko mama wanjye yakomeje kwita kuri Gasitamu, kugera ubwo umwana atangira amashuri abanza akajya mu wa mbere. Mama agakomeza kumwitaho nk'uko yanyitayeho. Mama akajya anambwira ko Gasitamu wa mbere ntaho atandukaniye n'uwa kabiri, ariko Gasitamu kwiga biramunanira agahora mu wa mbere, kugeza ubwo yagize imyaka 8 akiri mu wa mbere. Ubundi umunsi umwe akansanga akambaza uko yageze muri Maranatha. Nubwo ari umwana nkabimubwira cyane ko nari ndi kubona iherezo rya Maranatha riri kwegereza, kuko ikigo cy'abihaye Imana kiyobowe na papa wanjye ari we musenyeri cyakoranaga n'abantu bikorera bagamije inyungu zabo bwite. Akaba ariyo mpamvu mushuti wanjye ndetse bazina wanjye Gasitamu mpisemo kukubwira amateka yawe n'uburyo wageze hano, kandi igihe cyose nzahora ndi kumwe nawe kuko ndagukunda.